tuguhaye ikaze mwene data udukurikiye kuri duhumurizanye, tuguhaye ikaze kandi twishimira kubana nawe nk'uko tudahwema kuganira namwe ijambo ry'Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo muri Filipi cyangwa se Abafilipi, gice cya mbere n'umurongo 1-6. Haranditswe ngo icyo nzi neza rwose ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izanawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Turagushimiye Uwiteka Mwungeri w'intama, wewe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, wewe washimye ko duhinduka ubwoko tutari ubwoko, wewe wadutoranije kera tutari twakabimenya, wewe washimye ko tuzaba abatambyi tutari tubizi, wewe wateguye umushinga utazaburizwamo, wewe wateguye umugambi utazigera ukomwa mu nkokora. Ndagushimiye kubanye natwe uyu mwanya, uduha ibihe byiza, mwuka w'Imana avugane natwe muri iri jambo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Muri kumwe na Reverend Pasteur Ndorimana Edouard, nk'uko tubivuze tugiye kuganira kuri iri jambo. Insanganyamatsiko y'ijambo ryacu ry'uyu munsi irakubwira ngo uri umushinga w'Imana. Uri umushinga w'Imana, ni nayo mpamvu kuba uriho, uba ari uko wabayeho, uba ari uko wavutse, uba ari uko wakuze, uba ari kugera none. Urasanga iyo utaba umushinga w'Imana uba warahombeye mu nzira, nubwo utari wabimenya, ariko narinje kubikwibutsa. Uri umushinga w'Imana, niyo mpamvu warinzwe. Uri umushinga w'Imana, niyo mpamvu Imana yagusigasiye mu rugendo rwawe. Abapfa bapfureba baragenda, nawe wari gupfa muri borega. Imana ikurinda ibyago n'amakuba. Impanuka wagiye ubona hari izo nawe warokotse urazizi. Yewe ibyago n'amakuba byari bikuzengurutse byahitanye abandi, wowe urasigara. Impamvu yatumye usigara, ndagira ngo nkwibutse kuri umushinga w'Imana. Imana iracyarimo ikurwaza kugira ngo utungane neza. Rero ndagira ngo nkubwire, intambara zose warwana, ibigeragezo byose wacamo, ibyagusunika n'ibyaguhirika n'ibyagutembagaza n'ibyakwegura n'ibyagusunika hirya no hino, byose birakwerekeza mu mushinga w'Imana, mu mugambi w'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga kuri iri jambo ngo ndi umushinga w'Imana. Nawe ongera wibwire wowe ubwawe ngo ndi umushinga w'Imana. Apana njye nyine, nawe ubwawe unkurikiye kuri kamera, ongera wikoreho uvuge ngo ndi umushinga w'Imana, kandi utazahomba. Negative ntabwo uzahomba. Ibigusunika, ibigukubita hasi, ibigutsikamira, ibigutembagaza, yewe niyo byaguhirika mu manga, uwakuremye, uwagushatse, uwakurokoye, waguhaye ubuzima, afite gahunda yo kuza kugushaka wahirimiye, azakwegura. Uri umushinga utazahomba. Bibiliya rero iratubwira ngo icyo nzi neza ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza kuri jye izanawusoza. Ntabwo uzacikira. None ndaguhakaniye, yatangiye umushinga kuri wowe, ntabwo uzacikira, ntabwo uzapfa. Umushinga w'Imana ntabwo uzapfa. Reka mbabwire, isi yose, ibihugu byose, abami bose, abaperezida, abakomeye, aboroheje, barajwe inshinga no kwiga ku mishinga yabo no kureba uburyo izuzura. Ibihugu byose, ibikomeye, ibyoroheje, biraya amajoro, byiriwe amanywa, ntibaryama, ntibagoheka. Icyo bari kwiga ni iki? Bari kwiga imishinga y'ibihugu, bari kwiga imishinga y'imiryango, bari kwiga imishinga y'ibintu bitandukanye. Ibyo rero bari kurwana no kugira ngo batazagwa mu gihombo. Uko niko Imana iraya amajoro, ntiryama, ntisinzira kubera njye nawe, ntigoheka kubera njye nawe. Iri kureba uburyo njye nawe tuzagera ku kigero yashatse. Kuba ndiho si impanuka, kuba nawe uriho si impanuka. Kuba narasigaye nkaba ngihumeka ntabwo ari impanuka. Iyo Imana ibona ko ntacyo nzamara, iba yaremeye ko urugendo rwanjye rusoreza hariya. Hari aho urugendo rwawe rutasoreje, kandi rwari kuhasoreza. Hari aho urugendo rwawe rwakomereje abandi rwahasigaye. Icyatumye Imana yemera kubaho ukaba ugihumeka nuko uri umushinga w'Imana. Ndagira ngo nkubwire, mu ntambara zose urwana, ibyo wakora byose, ibyo wajyamo byose, Imana iguhozaho ijisho.
kandi uburyo iguhozaho ijisho. Hari abantu batekereza niyo twagiye no mu byaha tukagwa Imana irababara, ariko ijyana natwe hahandi ikagitureba ikagitegereza, ariko arandeba, arakibuka ineza yanjye, arakibuka urukundo rwanjye, arakibuka ko namugiriraga imbabazi, aribuka ibitangaza namukoreye, aribuka ubuntu yagiriwe, aribuka. Donc Imana ikaguhozaho ijisho kugira ngo irebe kuzagaruka. Ndagira ngo nkubwire, waba uhagaze neza waba uhagaze nabi, Imana irakureba. Kandi ikintu kibabaje nuko ushobora kuba uri kugwa hasi kandi igambiriye kuguhagurutsa ukema. Tangazwa nuko Imana yakuramburira ikiganza ngo igufate, ukirukanka ugahunga ikiganza cy'Imana. Na n'uyu munsi iracyagufitiye imbabazi, na n'uyu munsi iracyagufiteho gahunda. Aho uri hose utekereza uko uhagaze, utekereza aho uri, utekereza ibyo ubayemo, nurangiza uhagarare nk'umuntu uri mu mushinga w'Imana. Bibiliya iratubwira iki? Iratubwira intambara nyinshi turwana ni iza bene wacu. Nongere mbisubiremo, intambara nyinshi turwana ni iza bene wacu. Nawe urebe intambara ugira ni iza bene wanyu inyinshi. Abatakuzi ntacyo mupfa, abo mutamenyanye nyine ndi munaziranye, ariko abakumenye bose, abo muvindimwe, abo mwakuranye, societe, abantu muziranye, abenshi no baguteza intambara. Donc intambara ugira ni iza mwene wanyu. Uko byagenda kose inyinshi turwana ni iza bene wacu. Bijya bintangaza kubona umuntu yurira indege akava hano muri Afurika akajya i Burayi, akagenda akibanira n'abandi bavuye mu bindi bihugu amahoro, ariko mwene wabo bava mu karere kamwe, bava mu gihugu kimwe, akamuteza intambara kuko amuzi. Ndagira ngo nkubwire, araguteza intambara kuko akuzi, ariko hari yakumenya atari yakumenya. Ndizemera ko rero niba waragiye iyo kubw'umugambi wayo kugaruka bitarangiye gahunda. Umuntu nakurwanya ujye umureba umubwire ngo urarwanya njyewe ugaragara, ariko undimo ntabwo umuzi. Niyo gituma nenda kukubwira ntukagire ubwoba by'abakurwanya. Abakurwanya ni abakozi ba Satani, kandi Satani nta rukundo agira rwo gukunda abantu Imana ifite umushinga. Undi se Satani mwakundana si nyoko wanyu, si so wanyu, ntacyo mupfana. Aragukunda se ni yango? Ntabwo ashobora kugukunda. Rero agomba gukoresha abantu bakakurwanya. Ariko ikintu cyiza, hari ijambo Dawidi yavuze, yaravuze ngo ikimenyesha yuko unyishimira nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Donc mu rugendo rwanjye rwo guhamagarwa n'Imana, nuko umwanzi wanjye nakebuka kundwanya, Uwiteka azahaguruka ndwanirire. Dawidi aravuga ngo nanjye kizanyemeza ko ngiri kumwe nayo nuko umwanzi wanjye atazakoma mu mashyi. Haleluya! Ntazigera akoma mu mashyi. Rero mwene data, wowe ungurikiye kuri kamera, ndagira ngo nkubwire uyu mwanya, reka gutinya ibyo urwana nabyo. Tinya niba utari kumwe n'Imana. Urebe ngo ariko ubundi intambara ndwana Imana iracyari kumwe nanjye. Intambara ndwana ya yindi yavuganye nanjye niyo ngiri kumwe nayo. Nusanga ukiri kumwe nayo, icyo nkubwiye, umwanzi ntazakoma mu mashyi, ntazigera akoma. Igihe yagakomye mu mashyi ni wowe Imana izaha kuyakoma. Dore iki ijambo rivuga. Bibiliya iratubwira ngo iyo wamaze kumenya ayidi yawe uriwe, ikibazo abantu benshi ntituzi abo turibo. Tuba mu bintu tumeze nkaho tutazi abo turibo, ugasenga umwaka umwe undi ukaba waguye, ukava mu bintu igihe gito ukaba bivuyemo. Dutinda mu isi kuruta gutinda imbere y'Imana. Uri umushinga Imana itazatakaza. Zirikana uriwe, zirikana icyo uri cyo. Ese uracyari umukristo? Umuririmbyi yuzuye umwuka wera yararirimbye ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Uzi icyabimuteye? Nuko yari afite imbaraga z'Imana muri we. Iyo umuntu afite imbaraga z'Imana muri we, aravuga ngo nduwo ndiwe, nzaba uwo ndiwe, nzakomeza nduwo ndiwe ngeze ku gupfa. Kubera iki? Uwo yizeye n'uwo kwizerwa. Umva rero, jya wiha agaciro, umenye kuri umushinga w'Imana. Niyo waba uri mu bukene, Bibiliya iravuga ngo ikura abakene ku cyavu ikabicazanya n'ibikomangoma. Kabone naho waba uri mu ishuri ry'Imana, Imana yigisha abantu ishaka ko izakoresha mu gihe kizaza, ntabwo yigisha abaswa. Niba kubwira ngo uri mu ishuri ry'Imana, jya umenya ko uri umuntu Imana iri gutegura ejo hazaza. Kuko niba isi itegura biga, Imana ikaba yaragushyize mu ishuri, uzarivamo uri umuhanga, kandi aho uzakora uzaba uri umuhanga koko. Imana izaguhembera n'iryo shuri urimo. Reka kwibaza ngo bizasoza bite. Paulo hari ijambo yavuze ryiza
mu gice iki gice cya mbere n'umurongo wa 20 yaravuze ngo nubwo bimeze gutyo ntegerezanya amatsiko kandi ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni n'ikindi icyo ari cyo cyose. kubera icyo umugabo avuga aya magambo yarazi uwo ari we. iyo uzi uwo uri we ntabwo utegereza gukorwa n'isoni, ahubwo uravuga ngo uko biri kose uko byagenda kose kuko ndi umushinga w'Imana, kuko ndi uw'Imana iteguramwo uwo nzaba mu gihe kizaza, sinzakorwa n'isoni. ndenda kukubwira aho nkurikiye ntabwo uzakorwa n'isoni, nkurahire ntabwo uzakorwa n'isoni. icyakora nuva mu masezerano ukajya mu bindi bitari amasezerano y'Imana, kumwaraho uzamwara. niko yobu ni zaburi ya Dawidi 25 yaravuze ngo abategereza Uwiteka ntabwo bazakorwa n'isoni, ngarika bava mu masezerano ari nta mpamvu bazakorwa n'isoni. donc gutegereza Imana ntibidukoza isoni, ariko kuva mu masezerano bidukoza isoni. Pawulo abivuga neza rero, aravuga ngo kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza kwamamazwa n'umubiri wanjye iteka ryose, kuko bimeze ubu nubwo naba ndiho cyangwa nubwo naba narapfuye. donc ndi ubuhamya ndiho, ndi n'ubuhamya narapfuye. ndi umushinga w'Imana ugomba kuzasiga amateka. uko ni kuri niko nanjye ndi. tukwiriye kuzapfira iyo, tukwiriye kuzapfa gutyo uko abantu babireba, tukwiriye kuzaba uko abantu babitegereje. Imana izakurinda gukorwa n'isoni, Imana izakurinda kumwara, Imana izakurinda. reka nkubwire, iyo yatangije umushinga kuri wowe izawusa. iyo yatangije urugo rwawe izarurinda kugeza urusaziyemo. iyo yatangije umushinga w'abana bawe izawusa kugeza usoje. iyo yatangiye umushinga w'akazi izakaragira paka ukabayemo. iyo yatangiye urugendo rw'ubuzima bwawe izarwusa. iyo yatangiye ibyo byose no kubyusa izabyusa. reka gutekereza ngo bizafeyiringa. no, ntabwo hakana. jya ubwira Satani ngo iby'Imana yatangiye bizuzura, iby'Imana yemeje ku buzima bwanjye byose bizuzura. kandi mu ijambo rimwe nkubwiye, isezerano ry'Imana ryose Imana yavuze kuri wowe niye, ntawe yirimo. oya ni y'abadayimoni. niba ari Imana yavuganye nawe mu rugendo rwawe byose ni iye, kuko muri Yesu harimo ijambo rivuga ngo iye. uko niko kuri. Imana nivugana nawe jya uvuga ngo byose bizaba. jya ureka gushidikanya kuko uri umushinga w'Imana. ibyo yatangije no kubyusa izabyusa. muri message ngufi nari mfite kukubwira, uri umushinga w'Imana kandi yatangije umurimo kuri wowe no kuwusa izawusa. munyemerere dukora isengesho tubwire Imana ngo Mana turagushimiye ko turi umushinga wawe. nubwo nkubititse, nubwo nciye mu bingerageza, nubwo nciye mu binkomeretsa, nubwo nciye mu ntambara, nubwo ibindwanya bigihari, nubwo ibinyasami yari byinshi, nubwo ibivuza induru bingose, ariko ndi umushinga w'Imana. ukora isengesho ubwire Satani ngo Sata, uko biri kose wandwanya, wandasa imyambi, urarwana n'ubuzima bwanjye ariko ntuzabutsinda. yarwanije Yobu bisoza Yobu akubiwe 2. yarwanije Dawidi bisoza Dawidi abaye umwami. yarwanije Abisiraheli birarenga bagera i Kanani. yarwanije ubwoko bw'Imana ariko byararenze. Imana yuzuza icyo yavuze. ndagira ngo nkubwire, isezerano ry'Imana kuri wowe ntirizafeyiringa, ntibizashoboka. icyo ngiye gusenga rero, ndakwibutsa kuri umushinga w'Imana. ibyawe umwanzi ashaka gutwara turabistopinze. umugambi w'Imana ugomba kuzura kuri wowe. ibyo abadayimoni bavugiriza induru ngo bazakunyaga bazakwambura turabihakanye, kuko uri umushinga w'Imana utazagwa hasi. ndagira ngo nkwibutse ko twebwe turabe Imana ishyireho kugira ngo tuburane n'ibyo umwanzi ashaka kunyaga. mbibutse ko hari ikosa ntazakora. sinzibagirwa abakobwa ba Selofehadi baburanye gakondo yabo, kandi mu Bisirayeli bitari byemeye ko bahabwa gakondo, ariko kubera ko baburanye iby'ukuri Imana irabyemeza. tugiye kuburana iby'ukuri muri aka kanya. ubwire Satani ngo Sata, ibyo watwaye nabyo uzabiruka. ushingire ku cyanditswe kiri muri Yobu igice cyaho ni cya 20 n'umurongo wa 15. hari ijambo rivuga ngo ubutunzi Satani yabumize bunguri ariko azabuhubuzwa mu nda ye. donc ufite uburenganzira bwo gusenga, kuko umwanzi byawe yabimize bunguri atabihekenye akabiruka ukabisubirana. kubera iki? uri umushinga w'Imana. uri umushinga w'Imana. wa mukobwa wunteze amatwi, wa mumama we, wa mugabo we, wa musore we, uri umushinga Imana yatangije itazahomba. turi kumwe dusengane. Mwami Yesu ndagushimiye, turi umushinga watangiye. abandi bafite imishinga bararira amajoro, baririrwa batekereza uburyo izunguka.
baririrwa batekereza uburyo izatera imbere, baririrwa batekereza uburyo izabazamura, baririrwa batekereza uburyo izakomera. Ni byiza, ariko natwe turi umushinga wawe, kuko uturema ntabwo waturemye turi impanuka, waturemye mu mugambi wawe. Ntabwo turiho kubw'impanuka, umuntu wese uriho ariho kubw'umugambi wawe. Impamvu turiho ni ukugira ngo tuguheshe icyubahiro. Reba muri ubu buzima turi kubamo, ukubite hasi ibyatuma tutaguhesha icyubahiro, utwambura amaboko y'umwanzi ashaka kudufata, ashaka kutwiboheraho, maze tuguheshe icyubahiro uko bikwiye. Uyu mwanya nsenge buri muntu wese undeze amatwi, ijambo ryawe rikore ku mutima we, maze igihe ngiki ngiki yibuke ko ari umushinga wawe utazahomba. Umwanditsi yabivuze neza, aravanga icyo nzi neza ndashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza hagati muri twebwe utazasoza ufeirinze, ntibizashoboka. Iryo jambo yarivuze ari mu nzu y'imbohe, aravanga nubwo ntari kumwe nabo, nubwo nticaranye nabo, nubwo ntaryamanye nabo, nubwo ntari kuvugana nabo ubutumwa, ijambo mbandikiye ndi mu nzu y'imbohe, ndababwiye ngo iyatangiye umurimo mwiza ku bwa Kristo Yesu izanawusa. Unyemerere buri muntu wese umutekerezo muri iyi minsi, umusure, wongere umubyutse, ufata ibitekerezo, ufata umutima, ufata ibirenge, ufata amaboko, twuzuza umugambi wagambiriye ko tuzuzuza. Unyemerere udukoreshe tubibikoresha muri ibi bihe turimo. Mwuka w'Imana akomeze kutuyobora, kandi uhereye none buri muntu wese yitekerezeho, yongera ahagarara uko bikwiriye, akora uko bikwiriye, agenda uko bikwiriye. Mu gihe gikwiriye tuzahagarare tunesheje twese. Icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amahoro.